Reka nongere mwikaze yo kunda gukurikirana ibiganiro bya Creative Show, ukunda gukurikirana amakuru ya Creative Show, ukunda gukurikirana ibikorwa bya Creative Show. Nizere ko haramutse neza, Imana ikomeje kukundindira, nizere ko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwawe hamwe n'umuryango wawe, dukomeza no kwihanganisha abantu baba babuza ababo muri ibi bihe biba bitoroshye. Uyu munsi rero n'andi makuru tugiye kugenda tuganiraho ni inkuru zigiye zitandukanye ziri kuvuga hirya no hino mu turere, inkuru ziri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ngiye tugiye kubana n'umungwanyu Kristo, ikinyamakuru cya mbere kiracyari Creative Show. Reka mbanze ngusubize ukunda kutwumva uri Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, umujyi wa Kigali. Niba ari bwo bwa mbere ukiza kuri Creative Show, mwayikaze kugira ngo ubanze kandi kuri subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Kamonyi rero ahitwa Karama, umubyeyi yaburi ubuzima bwe kwa muganga kuri Centre de Santé, aho abaturage bari gushinja abaganga ko bamuteye umuti utariwe. Turaza gusimbukira mu karere ka Gatsibo, aho batatu bavukana cyangwa batatu bo mu muryango umwe baburiye ubuzima bwabo mu mpanuka. Ni impanuka yabaye rero, ndaza kugenda mbicamo, ndaza kubabwira uko byagenzeho, icyo ngusaba no gukurikirana ibiganiro kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Turaza gusimbukira hanze y'igihugu, turareba umushoferi waburiye ubuzima bwe mu ndege, byaje kugenda gute, byagenze gute kugira ngo apfire mu ndege. Niyo makuru ngiye kugenda nkugezeho 5/5. Niba ukunda Creative Show, ukurikirane byose kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Mu nyemererere amakuru yacu tuyahera mu karere ka Gatsibo, aho abantu batatu bo mu muryango umwe bishwe n'impanuka. Umushoferi wari utwaye ifuso iva mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo yagonze abantu batatu bo mu muryango umwe, abagonga baturutse inyuma bahita bitaba Imana. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yagiye tugeraho ku munsi w'ejo, inkuru ibabaje abantu benshi bakomeje kwibaza ngo ibintu by'impanuka ko byateye cyane bizagenda gute. Ariko namwe murabizi mu mpera z'umwaka, murabizi ko turi kugenda dusatira mu mpera z'umwaka, ibintu by'impanuka biriyongera. Sinzi impamvu ibi bintu bikunda kugongana. Ibi byabaye rero mu ijoro ryakeye tariki ya 8 Ukwakira, ubwo fuso yavaga mu murenge wa Ngarama nk'uko nabibabwiye yerekezaga mu murenge wa Kabarore. Yageze mu murenge wa Gatsibo mu kagari ka Nyabicwamba mu mudugudu wa Gatungo, ikagonga abantu batatu. Yahise igonga abantu batatu bo mu muryango umwe bari gutaha, barimo umukecuru, umukobwa we n'umwuzukuru we w'amezi 6. Murumva ko ari inkuru ibabaje, n'amakuru ari kugenda avugwa hariya mu karere ka Gatsibo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ari mu ntara y'Iburasirazuba, SP Twizeyimana Hamdun, yabwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko umushoferi akimara kugonga aba bantu yahise aburirwa irengero. Gusa yaje kuboneka ku munsi w'ejo kuwa gatatu ngo baramupimye basanga nta n'inzoga yari yanyoye. Umuvugizi wa polisi rero yakomeje agira ati impanuka koko yabaye yatewe n'uburangare bw'umushoferi, yagonze abantu baturutse inyuma. Hapfiremo umukecuru w'imyaka 53, we yahise yitaba Imana. Hapfiramo n'umwuzukuru, hapfiramo n'umukobwa we wari ufite imyaka 31. Gusa nyine bakimara gukora iyi mpanuka, umwuzukuru n'uyu mukobwa we nyine babajyanye kwa muganga, kuko bari bagifite akuka bakiguhumeka. Gusa babagejeje kwa muganga nabo bahita bitaba Imana. Urumva ko ari inkuru ibabaje, ni inkuru iri kuvugwa mu karere ka Gatsibo. Uyu mushoferi rero we nta kintu yatangaje amakosa kuko yarayemeye. Gusa nyine leta y'u Rwanda cyangwa polisi y'u Rwanda cyane cyane ikorera mu muhanda ikomeje kwisabira abashoferi kwirinda gukoresha amatelefoni mu gihe batwaye, kwirinda ibintu bisindisha. Mbese muri make buri kintu cyose cyatuma habaho impanuka mu muhanda ni ukukitondera, kuko umushoferi aba ari umuyobozi nyine. Iyo utwaye ubuzima bw'abantu bagera muri mirongo, ugomba kwitondera buri kintu cyose cyatuma ushyira ubuzima bwawo mu kaga. Amakuru yacu rero reka tuyakomereza ari mu karere ka Kamonyi, aho umubyeyi yaburiye ubuzima bwe kwa muganga. Abaturage bashinja abaganga ko bamuteye umuti utariwo. Byagenze gute? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ngusobanurire uko byagenze. Reka mbanze ngusabe niba utarakora subscribe kugira ngo wibuke ukande kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5/5. Amakuru y'uyu mubyeyi rero yagiye hanze ku munsi wo kwa kabiri, aho abantu bagiye bavuga ngo ibi bintu byabaye mu karere ka Kamonyi ni ibiki, byagenze gute. Reka nze nkubwire iby'ibinyamakuru byabivuzeho, wenda utagira ngo namwe y'abanyamakuru. Abinyamakuru rero byaranditse ngo hagana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Ukwakira 2024, umubyeyi wari ugiye kwa muganga yari afite inda y'amezi 4. Murumva ko yari atwite. Yasize ubuzima nyuma yo guterwa umuti
n'abaganga. Bamwe mu baturage bashinja abaganga ko bamuteye umuti umumerera nabi bitewe n'imiterere y'ubuzima bw'uyu mubyeyi, cyane ko yari atwite. Murumva ko abaturage nyine bari kugenda bashinja abaganga ko bashobora kuba baramuteye umuti utari. Ariko nanone tukibaza ngo ari abaturage n'abaganga se nibande babyize, nibande bazi ubwenge? Nyine urupfu nyine iyo rwaje ruba rwaje, nanone ntibapfa kubyemeza ko abaganga bamuteye umuti utari wo. Ni umubyeyi witwaga Uwimana Solange wari ufite imyaka 23. Urumva ko yari akiri umwana. Tuvuze ko yari akiri umwana ntabwo twaba twibeshye, kuko imyaka 23 rwose umuntu aba akiri muto. Uyu mubyeyi rero yari atuye mu mudugudu wa Kinyeri hariya mu kagari ka Bitare mu murenge wa Karama hariya mu karere ka Kamonyi. Kuri uyu mubyeyi witabye Imana rero iyo nda ye yari iya kabiri nk'uko umuyobozi w'ikigo nderabuzima yagiye abwira ibinyamakuru bitandukanye. Bamwe mu baturage bari ku kigo nderabuzima cya Karama aho uyu mubyeyi yaguye bavuga ko uwo mubyeyi nta kindi kibazo yari afite, cyane ko ngo bari bazanye kwa muganga, umurebye ukabona ko nta kindi kibazo afite kandi baje baganira, ahubwo bashobora kuba ari abaganga bamuteye umuti batabanje kureba ko wamugiraho ikibazo, rero agahita yitaba Imana. Sinzi rero ikintu abaganga bari mu karere ka Kamonyi baraza kwiriguza cyangwa baraza kubwira ibitangazamakuru, kuko byabose cyane cyane kuri Twitter n'izindi mbuga zigiye zitandukanye bavuga ngo abaganga badashoboye nibabakuremo. Urumva ko ariyo makuru ari kugenda avugwa hariya mu karere ka Kamonyi. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima yavuze ko baraza gukurikirana ikosa ryabaye. Ni byinshi rero bataratangaza, byinshi baragenda badutangariza, byinshi baragenda batangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye, turaza tubibabwire kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu mahanga, aho umushoferi wari utwaye indege ya Turkish Airlines yavaga muri Amerika ijya muri Turukiya yapfuye bitunguranye ubwo yari atwaye indege. Ni umupilote rero wa kampani ya Turukiya yo gutwara abagenzi mu ndege Turkish Airlines yapfuye nyuma yo kurwara atwaye indege. Ni mu rugendo rwavaga mu mujyi wa Sitro muri Amerika rwerekeza mu mujyi wa Istanbul hariya muri Turukiya. Kapiteni Ayse Perivan wari ufite imyaka 59 mu buryo butunguranye yacitse intege atwaye indege. Ubwo indege yari ikiri mu kirere, ubwo ni umupilote wa kabiri yahise amwakira abonye ko ibintu bikaze. Urumva ko uyu mupilote yapfuye atwaye indege. Imana ishimwe ko wenda abantu yaratwaye nta kibazo babigizeho, kuko indege bagerageje kuyimanura hasi gake gake, bayiparitse mu buryo butunguranye, ariko nyine ni inkuru y'akababaro. Nyine indege yamaze kugera hasi, yageze hasi, mbese uyu mugabo byamaze kurangira. Uwo muvugizi rero yasobanuye agira ati ubwo butabazi bw'ibanze bugitangira gukorwa bagerageje kumanura indege, cyangwa n'abaganga bari mu ndege bagerageje kuvura uyu mushoferi, gusa nyine nta kintu byatanze. Bagerageje guparika indege mu buryo bwihuse cyangwa kumanura indege ku kibuga cy'indege kugira ngo barebe ko bamuha ubutabazi bw'ibanze bwakorwa cyane, cyangwa bamwihutaniye ku bitaro. Wenda urumva ko abaganga baba bari mu ndege ntabwo abari abo kwifashisha, wenda mu gihe habayeho ikibazo ntabwo baba bakomeye cyane nk'abari ku mahopitari cyangwa ku bitaro bigiye bikomeye. Urumva ko nyine bagerageje kumanura indege bagiye kumukorera ubutabazi bw'ibanze, ngo kubera yari agifite akuka, gusa byabaye iby'ubusa. Nyine indege yageze hasi yamaze kwitaba Imana. Ibinyamakuru byatangaje ko rero uyu mupilote yari amaze imyaka myinshi atwara indege, cyane ko batangaje ko yatangiye gutwarira iyi kampani ya Turkish Airlines kuva mu mwaka wa 2007, ndetse ngo no mu ntangiriro ya Werurwe muri uyu mwaka yari yakorewe isuzumwa ry'ubuzima risanzwe riba cyane cyane ku bapilote, ko ngo umuntu wese utwara indege aba agomba gukorerwa ibizamini cyangwa agomba gukorerwa isuzuma nyuma y'amezi 12 yashize, aba agomba gukorerwa isuzumwa. Cyane cyane abafite imyaka irenga 40 ngo baba bagomba gufata icyemezo gishya cyo kwa muganga nyuma y'amezi 6. Urumva ko uyu mushoferi uko byagenda kose nawe bari baramukoreye isuzuma. Ni mu mwaka wa 2015 umupilote witwa Michelle Johnson wa kampani muri Amerika yaranize, wari ufite imyaka 57 yacitse intege ata ubwenge, nawe ibi bintu byigeze kumubaho, nawe aza gupfira mu ndege ubwo bari mu rugendo. Noneho yari atwaye nijoro ubwo bavaga mu rugendo mu mujyi wa Phoenix rwerekeza mu mujyi wa Boston hariya muri Amerika. Urumva ko ibi bintu bijya bikunda kubaho, wenda si ubusanze. Urumva ko wenda ubwo baba batekereje cyane, cyangwa wenda hari ikindi kibazo kiba cyabaye mu bwonko gituma abashoferi ngo b'indege bakunda guta ubwenge. Niyo mpamvu rero abashoferi b'indege baba bagomba guhugurwa ku buryo yahita anamwakira, bakirinda gushyuha mu mutwe, bakirinda
bakirinda gushyuha mu mutwe, bakirinda gupanika ibintu kugira ngo abone ukuntu amwakira mu ndege. Urumva ari umuntu ushyuha mu mutwe anagira ubwoba, yanateza agisida. Kubona mugenzi wawe apfuye mutwaye mu ndege, mutwaye indege noneho mubizi ko muri mu kirere, ugahita ukabasha kuyimwaka, ukabasha kumukuraho, ukabasha kumwegeza ku ruhande, ugakomezanya abagenzi. Ni ibintu biba bihabanye nyine, ni ibintu abantu benshi tutakunda kwiyumvisha, cyane cyane nk'abantu tutarajya mu ndege na rimwe. Nanjye sindayikandagiramo na rimwe, nyine mba numva ari ibintu bitashoboka, gusa nyine n'Imana yahabaye. Mukomeze kugira ibihe byiza, amakuru turajya turushaho kumenya, turajya tuza tuyabatangariza hano kuri Kora TV Show. Niba ukunda Kora TV Show ntukajya ugenda udakoze subscribe, like, share and comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Mukomeze kugira ibihe byiza, mujye muri comment tuganire, mujye mwandika comment, kandi comment utanze yerekana ubwenge ufite. Niba habayemo kwibeshya, niba habayemo agafuti, ntukajya uza ubyitwaje mu bintu byose tuba twakubwiye. Ntabwo nta muntu utarasa imbogo, cyangwa nta muntu utibeshya. Mbese muri make murabizi ko nabo tutavuze bo hejuru, n'abanyamakuru n'abaperezida n'abaki bose habamo kwibeshya. Ibyo ngibi impamvu mbivuze biza muri comment, mwo muri comment abantu bakaza bakagutuka, bakavuga ati ngo aha wibeshye, bakagutuka. Nibazi ko kwibeshya ari ikosa ry'umuntu wari we wese. Nawe wakibeshya, utaribeshya azageza wenda muri comment we atukane, wenda bimwemera umuntu uzi ko ataribeshyaho n'akantu na gato, ageze muri comment atukane. Gusa nyine ibyo ngibyo biba bigomba gucamo, ako kari agaciyemo. Mukomeze kugira ibihe byiza, bifurije amahoro n'imigisha. Mukande subscribe kuri Kora TV Show. Ciao ciao.